Abanyarwanda, abanyarwandakazi, mwese ndabasuhuje kandi mbifuriza umunsi mwiza wo kwibohora twizihiza none. Ndagira ngo mbanze nshimire abanyarwanda bose uruhare n'umusanzu byanyu mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Hashize imyaka 26 twibohoye, tumaze kugera kuri byinshi byasabye ubwitange, imbaraga n'ubufatanye bwa benshi. Ibyaturanze iki gihe cyose n'uyu munsi biracyari ngombwa. Buri wese akwiye gukora atitekerezaho gusa, ahubwo agashyira imbere inyungu zacu twese. Uri mu kazi ka leta akamenya ko akorera abanyarwanda bose, akagaragaza ibyo yakoze, byaba ngombwa akanabibazwa. Turizihiza uyu munsi mu bihe bikomeye, duhanganye n'icyorezo cya COVID. Iki cyorezo ni ikigeragezo. Uko tukirwanya bigaragaza uburyo twiteguye guhangana n'ibindi byose byagerageza guhungabanya ubuzima bwacu n'ibyo tumaze kugeraho. Nk'uko rero twiteguye kwirinda no kurinda ibyo abaturarwanda bose, ni nako tugomba kurwanya COVID kandi tukayitsinda. Isi yose yahuye n'iki cyorezo, abazakivanamo neza ni abazaba bafite ingamba n'ibikorwa bihamye, n'abenegihugu barangwa n'imiterere n'imico yubaka. Uru ni urundi rugamba narwo tugomba gutsinda, bityo tugakomeza mu nzira nziza twahisemo. Uyu munsi twatashye ibikorwa by'amajyambere hirya no hino mu gihugu. Ibi bikorwa birageza serivisi ku banyarwanda aho batuye, bigamije kandi kuzamura imibereho ya buri wese no guha agaciro buri muturarwanda. Nyuma y'imyaka myinshi ya politike mbi y'ubusambo n'urwango, tumaze kongera kubaka igihugu cyacu twese, kitari icya bamwe gusa. Ni igihugu aho buri wese yita ku wundi. Ubu abanyarwanda dufite ubwigenge n'ubushobozi bwo gukora no kugera ku byo twifuza nta nkomyi. Dufite guverinoma ikora ibishoboka byose, igashyiraho uburyo ibi byagerwaho. Icyangombwa ni uko amategeko akurikizwa, umutungo w'igihugu nawo ntukoreshwe nabi cyangwa mu nyungu z'abantu bwite. Igihugu cyacu kizakomeza gutezwa imbere n'imbaraga, ubwenge n'ubushobozi bwacu twese dufatanije. Kwibohora ni urugendo rugikomeza kandi dusangiye n'abandi banyafurika. Ibikenewe byose kugira ngo tuzarusoze tugeze Afurika aho twifuza birahari. U Rwanda rero ruzakomeza gutanga umusanzu warwo mu kwibohora kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. Nsoza, twishimiye ko tumaze kubaka igihugu gishya, cyiza kandi kibereye abanyarwanda bose. Dukomeze muri iyo nzira twese hamwe, abagore n'abagabo, abakuze n'abakiri bato, ariko cyane cyane urubyiruko rufite ejo hazaza hacu mu maboko yarwo. Nagira ngo nongere mbifurize isabukuru nziza yo kwibohora ku nshuro ya 26. Murakoze.